Reka nongere mbasuhuze nanone, nizere ko mumeze neza. Ndasuhuza abantu bari iwacu hariya mu Rwanda mu duce dutandukanye. Nabonye abantu bari za Musanze, abantu bari mu Ruhango, abantu bari Huye, bari i Kigali of course, narababonye. Ndasuhuza abiwacu bari i Burundi, abaturanyi b'Abarundi, namwe ndabasuhuje, ndababona murashyiraho commentaire, ngira ngo abandi bari no kuri groupe. Ndabasuhuje mwese. Ndasuhuza abantu nanone bari muri Sudani, abantu bari muri Mozambique, abantu bari muri Malawi, Zambia, abantu bari muri Central Africa. Abanyarwanda turi ahantu henshi kweri. Abantu bari muri Russia, abantu bari muri Oman, abo ndababona. Abantu bari muri Dubai, n'abandi mwumva nshobora kuba ntamensheniza ahantu muri, ubwo nuko hanciyeho, ariko mwese ndabasuhuje, ndizera ko mumeze neza. Fashe rero iminota mikeya kugira ngo ngire information zindi nke nshobora kubaha, hanyuma nongere mbibutse ko nimba iyi video ari ubwa mbere uyibonye, nagiye nkora ama video menshi atandukanye abaha amakuru ku bintu bitandukanye, byaba ibijyanye n'utuzi ko bashakisha akazi muri Canada umuntu ari mu mahanga, byaba ibijyanye na immigration programs, hari ibijyanye n'amashuri nka programu y'igifaransa ihari, abantu bashobora kugerageza amahirwe, abafite ubushobozi bwo kwishyura amafaranga y'ishuri no kubaho. Ayo ma video atandukanye nagiye nyakora. Hanyuma kandi turi no mu bihe abantu bashaka gutanga ama application ku bintu bya green card, nabyo ni igihe kiza cyo kubikora. Mushobora kugerageza amahirwe kuko it's free, ni ubuntu rwose. Ugomba kuba wararangije segonderi gusa, ubundi ukaba ufite ifoto yujuje ibyangombwa, ugatanga application. Waba ubona bikugoye bitari gukunda, tugutangira application ku buntu, nta mafaranga dusaba. Ushobora kujya ku yandi ma video nakoze ukareba video ivuga ku bya green card, hariho link ujyaho, ukaba wakuzuzamo information zisabwa, ugashyiraho n'ifoto, hanyuma ngahita mbibona nkazakuzuriza application nkayigutangira mbonye akanya. Ariko mbibutse ko ni ibintu byoroshye, umuntu rwose wese ashobora kwigeragereza as long as afite ifoto yujuje ibyangombwa. Muri make ndumva ari ibyo naba mvuzeho. Ikindi ni ukubibutsa ko programu nyinshi umuntu agenda batangariza n'ama opportunity aboneka, navuga ko na amahirwe yo kugerageza. Hari abantu bagiye bambaza usaba akazi, ibintu byo gutanga ama application mu tuzi, natwe hano niko dusaba. Iyo ushaka akazi urapplyinga, ugatanga ama resume ahantu henshi hatandukanye, hamwe ntibasubiza, ahandi bagasubiza, nuko bigenda. Ni ibintu biri rusange, ntago byihariye ku banyamahanga gusa. Ubwo rero ubonye badasubije, natwe niko bigenda. Basubije ni umugisha, ubundi akenshi bajya gusubiza ari uko barebye kuri resume yawe bakaba bashimye profile yawe. Buriya niko biba bimeze. Nagiye mbereka uko mukora search y'akazi kuri job bank. Mbibutse kuri ya website ni website ya leta. Abantu bose bashaka abakozi muri Canada batashoboye kubona abakozi mu gihugu, ubundi bategetswe kunyura kuri job bank bakajya kureba ama applications arimo, bakareba nimba bashobora kubonamo umuntu uri qualified. Na ahantu rero h'ingenzi. Nahoze mbwira abantu bari muri groupe ko mushobora kugerageza mukareba nimba mwakora account kuri standard account. Niyo yonyine mushobora gukora, kubera ko iyiri plus, iyo bita plus, no kuvuga na account ushobora no gutanga application binyuze muri job bank. Job bank ikaba ariyo ifata profile yawe ikayigeza ku mukoresha wari urimo ushakaho akazi. Ibyo ngibyo abari hanze y'igihugu ntabwo babyemerewe, kuko requirement bagusaba kuba ufite icyo bita social insurance number, kandi mwe ntazo muba mufite, na address muri Canada. No kuvuga nibyo umuntu uri muri Canada ushobora kubona iyo social insurance number. So standard account niyo mushobora kugerageza. Ndumva niyemeje ko nzashakanya nanjye nkayigerageza, ngakora account nshyashya, nkinjiramo nkareba ibisabwa, nkareba ko nta mbogamizi. Ukora profile, ugashyiramo information zisabwa, ugashyiraho na resume yawe, hanyuma hakaba
igihe babona profile yawe ishimishije ifite amakuru bakeneye bakaba bayisharinga ku ba employers, cyangwa se ukajya ubona notification z'utuzi tujyanye na profile yawe ukaba wagerageza amahirwe. Ibindi ni ukujyaho ugasacinga utuzi mubonye munyamahanga yemerewe kwa applyinga, ukapplyinga ugashyiraho resume yawe ukagerageza amahirwe ntawamenya. Ubwo rero umuntu aramutse akubwiye ko ashobora kugutangira application ku bintu by'akazi akaguha icyizere ko bigiye guhita bicamo ukaba wakishyura n'amafaranga y'umurengera, navuga ko haba harimo ibintu by'ubwesikoro kubera ko nahoze mbwira abantu turi mu gihe dusa nkaho abantu biwacu mu bihugu byo muri Afrika bimwe na bimwe bitari byose mu Rwanda biri mu Burundi, dusa nkaho ari bwo tugikanguka abantu bagitangira gutekereza ibintu byo gushakisha opportunity hirya no hino. Ndabumva abantu baragenda muri za Poland, abandi baragerageza amahirwe muri za Dubai, abantu baragerageza amahirwe hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Ni igihe rero umuntu aramutse akubwiye ati nakuboneye ahantu nagushakira akazi ugahita ubona visa yo kugenda, biroroshye ko uhita ushiduka ukaba no nkubwiye ntizana amafaranga naya, byoroshye ko wayatanga. Nibwira ko ikintu cy'ingenzi ari ukubanza mugashaka amakuru, ntimwihutire kujya mu bintu ngo nuko mwumvise hari umuntu bibabwira. Urugero ubu ngubu nje nkakubwira yuko nshobora kugushakira akazi, nkagukorera resume, nkagutangira application, nkaba nanagutangira application kuri visa, ukaba waza muri Canada. Nshobora kukubwira ibyo bintu, ariko kubera ko nk'ubu mpari ushobora guhita wumva ari ibintu rwose byoroshye kurya amafaranga yose naguca ushobora kuyama. Ariko rero mbibutse ko ibyo bintu byose nkubwiye nibyo koko hari ibyo nagukorera wagira amahirwe bikaba successful, ariko naba nkubeshye nkubwiye ko visa bagiye guhita bayiguha, kubera ko aho ngaho nta mbaraga mpafite, nta jambo mpafite. Ibyo ni leta ifata umwanzuro bitewe n'ibyo igenderaho iyo ubyujuje. Muri kumva ibintu ukuntu bimeze. Ndagira ngo mujye mubanza mushaka makuru, kuko numva abarira bavuga ko bari amafaranga menshi cyane kandi ibintu ntibigire icyo bitanga. Mujye mubanza mushaka makuru. Gushaka makuru ni ubuntu, kubaza ni ubuntu. Nanjye amakuru yambajije nayaguha. Wumvise porogaramu abantu bari kwamamaza ukumva nturi kubyumva neza, banza ushakisha amakuru ku ruhande. Banza ushaka kubaze nimba hari umuntu waba warabikoze bikaba byaragenze neza, cyangwa umuntu ushaka gukora nimba hari uwo yakoreye bikaba byarakunze. Hanyuma ubone kuba wumva watekereza ko koko umuntu agusabye amafaranga runaka ushobora kuyatanga. Jewe nemera ko mu by'ukuri nshobora kukwigisha, nkagusobanurira gahunda uko ziteye, nkaguha information zose ukeneye kumenya, kandi ntekereza ko ndamutse mfite service ngurisha n'ubundi bitakubuza kumbera umukiriya, ariko naguhaye amakuru nkakubwira ibintu ukabanza ukabyumva ukabisobanukirwa. Mubanze mushake amakuru, nicyo mbakangurira mbere yo kwihutira gutekereza ko uzajya gutanga amafaranga ngo umuntu agufashe, kuko harimo ibintu byinshi mushobora kwikorera mutagombye gutanga amafaranga. Of course waba udafite umwanya ayo mafaranga uyafite, cyangwa se wumva ukeneye ko umuntu abigufashamo ukaba wayatanga, ariko mu by'ukuri wabanje no kugerageza nawe ukabuzi uko ibintu bigenda. Niyo mpamvu rero ngiye niyemeje kujya mbegeranyiriza amakuru ashoboka yose mbonye, amwe mba nyafite, ayandi nanjye nkayashakisha, cyane cyane y'ama opportunity ari muri Canada, kuko niho navuga ko mfite amakuru menshi, kuko niho ndi. Hanyuma nkayabasangiza abumva bujuje ibiba bisabwa bakaba bagerageza amahirwe. Ikindi cyo kwitaho nuko mu by'ukuri ntabwo navuga ko mbaha amakuru yose muri detail, kuko murabyumva ko uwo mwanya ugoranye. Ikindi video iba nini cyane kandi umwanya usigaye ari ikibazo ahantu hose. Binsaba kubakorera agasamari gatoya ku makuru mba ngiye kubaha. Ubusabwa iki rero? Ubusabwa kugenda ukajya kuri iyo website navuze, cyangwa se nimba ari programu ya leta navuze, ukagenda ukajyaho ugafata umwanya wawe nawe ugasoma, ukumva agasamari naguhaye, ubundi ukagenda ugasoma andi makuru yose asigaye. Wakumva ugifite ikibazo rwose ushobora kuza ukambaza. Banashyizeho link ya Telegram ku buryo ushobora kunyuraho ukaba wa joininga group, then ukanyandikira inbox uramutse ufite amakuru wumva ukeneye gusobanuza kurushaho. Nicyo kintu mba mbikoreye
njya mbona hari abantu bashobora kumbaza ibintu mba navuze muri video nkabona ko batabanje ngo bafate umwanya bayumve, kandi niyo mpamvu ngerageza gukora gatoya kugira ngo ujye ubanza ukumve, wumve amakuru arimo, hanyuma icyumva kidasobanutse ubone kuba wakimbaza ku ruhande. Rero uyu munsi amakuru mbazaniye ni amakuru yo muri teritwari imwe muri teritwari ziba muri Canada. Canada igizwe na province 10 na teritwari 3. Izo teritwari ziherereye kuri pole Nord, ku bantu mwaba mwarize geography, no kuvuga ni ku mpera ya ruguru ya Nord. Iyo mpera iriho teritwari 3, harimo iyitwa Yukon, hakabamo Northwest Territories, hakabamo na Nunavut. So izo ni teritwari 3 ziba ku mpera y'isi. Ku mpera y'isi banza ari hafi y'ijuru. Imwe rero muri izo teritwari ifitemo amaprogaramu yihariye abantu bashobora kugerageza. Ni teritwari yitwa Yukon, Yukon, just like that, Yukon. Iyo teritwari ifite nayo amaprogaramu abanyamahanga bashobora kugerageza. Murumva ko ni agace ko ku mpera y'isi, ni agace gakonja cyane, kari mu duce dukonja. Akenshi basanga kugira ngo abantu bajye gukorayo cyangwa kuhatura, abantu batabyihutira cyane. Mu kuvuga iyo tuvuga ko mu gihugu hari ikibazo cy'abakozi, ubwo usanga birushijeho kuba bibi, nta bakozi bahari, kubera ko yenda n'abaturage baho bashobora kuba ari bakeya. Iyi teritwari rero ikaba ifite uduce tw'ibyaro, ngira ngo tugera nko kuri 5, ntabwo biri bunyurere guhita ntubona, ariko ndaza gushyiraho website mushobora kujyaho mukareba utwo duce. No duce tw'ibyaro, hanyuma utwo duce tubyaro tukaba turimo companies zitanga akazi, noneho zaguha job offer, ukaba wahita ubona nomination y'iyo teritwari, ikaguhesha permanent residence yo kuza gutura no gukora muri Canada. Programu zaho zirimo ibyiciro bine, harimo icyo bita critical impact worker, hakabamo icyitwa skilled worker, hakabamo express entry, hakabamo na Yukon community program. Iyi ya nyuma ya Yukon community program irimo uduce nyine tw'ama community atandukanye abakoresha babayo bashobora gutanga ama job offer ku bantu, bityo bikaba byabahesha amahirwe yo kujya muri aka gace gukorerayo. Ikintu rero nashatse kuvugaho cyane muri aka gace nuko ikintu cyihariye bafite. Uramutse uri muri Canada uri kuri visa ya visite, ushobora kuba mu banyamahirwe bashobora kuba babonayo akazi, kandi bundi mu busanzwe ibintu byo kuba ufite visitors visa kugira ngo ubone akazi leta yamaze kubikuraho. Ni ikintu yari yarashyizeho kubera ingaruka za corona, abakozi bari bakeya, bityo umuntu wari uri muri Canada afite visa yo kuza gusura bamwemereraga ko uramutse ubonye umuntu uguhaye akazi bita biguhesha work permit. So iyi teritwari rero iracyabifite. Uri muri Canada waraje gusura umuvandimwe, waraje gusura inshuti, waraje gutembera, ukaba utekereza ko ushobora no kwashakira akazi, ngaha ahantu ushobora kugeragereza. Ni ukuvuga ngo rero mu bintu byo gutanga akazi bakoze ikintu bita gushyira ku rutonde uko ba processinga ama application y'abantu bashaka akazi. Kuri nimero ya mbere umuntu wasabye akazi bakihutira kureba kuri resume ye, ni umuntu ufite work permit already, ari mu gihugu ikaba yenda kurangira. Murabizi ko mu gihugu haba hari abantu baje gukora bavuye ahantu hirya hatandukanye, ari kuri iyo visa yo gukora gusa, kandi igihe baguhaye kirangiye hari igihe bigusaba gushaka indi, cyangwa se ubwo igihe cyo kwa muri Canada kikaba kirangiye ukaba wagenda. Uyu muntu rero ufite visa yenda kurangira, work permit visa, ashobora kubona akazi hariya. Ubonye company hiringa ugatanga application, uri priority kuri nimero ya mbere, uwo muntu niwe bagomba kubanza kurebaho. Abantu ba kabiri ni umuntu uri muri Canada ufite visa yo gusura. Umuntu waje ari umushyitsi muri Canada yaraje gusura, akaprayinga akazi muri kariya gace kuri company zitanga y'akazi, ari kuri nimero ya kabiri. Kuri nimero gatatu ni abantu bafite work permit ariko izaba expired nibura mu mwaka from now. Hanyuma abanyuma ni abantu bari hanze ya Canada.
murumva ko muri aka gace mu by'ukuri kwa applying akazi uri umunyamahanga utari mu gihugu, ni ukuvuga ngo resume yawe bazajya kuyirebaho babanje kureba biriya byiciro bitatu bya mbere, ni ukuvuga nibaheba nibwo uzaba uri nimero ya 4. So aya ni amabwiriza y'iyi teritwari yihariye bakurikiza. Ubwo rero uramutse uri muri Canada kuri visitors visa, uramutse utekereza kuza muri Canada uje gusura, uje muri conference se cyangwa ufite ikindi kintu cyaba gikuzanye, kuko mu busanzwe ntabwo ba wemerewe gukora hano, system iri fermé, nta muntu ushobora kuguha akazi udafite work permit. Navuga ko 99% ari impossible. Ibintu byitwa suitable ntabwo biri common cyane, yenda biri nko mu mijyi minini aho ushobora kubona umuntu ushobora kugukoresha akajya guhemba cash, nta handi hantu bibaye recorded muri leta, ariko mu busanzwe ntushobora kubona akazi hano udafite work permit. Uhari rero kuri visite, aha ni ahantu ushobora kugerageza amahirwe. Murabyumva uko hameze, ni ku mpera y'isi harakonja, bigusaba no kuba ushobora gukorayo urugendo ukanyarukirayo ukabanza ukareba uko hameze, ukahasura. Ushobora kugerageza amahirwe bikaba byaguhesha guhita ubona permanent residence, cyangwa se waba ubona atari ahantu watura wahabona akazi kakaguhesha work permit, ukahakora byo gushaka akazi, ukazakomeza ugashakisha no mu tundi duce uri mu gihugu. Ngibi rero ibintu mushobora kugerageza. Amakuru yose ariho kuri website zabo. Muri za community nababwiye harimo community imwe yonyine bahagaritse kwakira abantu bashaka akazi muri iyo community, ariko zirahari zindi ziriho zigera nko kuri 6 nimba nibuka neza, mushobora kurebaho mukagerageza amahirwe. Ngaho muri Yukon mugerageze amahirwe, mugiho musome mwumve requirement. Murumva ko cyane cyane yana amahirwe y'umuntu ushobora kuba uri muri Canada kuri visit, bishobora kuba byamuhesha akazi agahita abona work permit, agashaka akazi agakora, akaba yanatura aramutse abihisemo. Ntabwo binabujijwe ko rero umunyamahanga ashobora gutanga yo resume aramutse abonye akazi kari kubarizwa muri Yukon, ariko murumva ko barebaho kuri nimero ya 4. Ni ukuvuga ngo umunyamahanga utari mu gihugu resume bazayirebaho bwa 4, ndi kuvuga niwe wanyuma barebaho iyo bamaze guheba mu byiciro bitatu byo hejuru byabanje. Ngaye nguko mukomeze kugerageza amahirwe, kandi nizere ko aya makuru akugezeho kumva aragufashije, cyangwa se ukumva ro yagira umumaro. Ni byiza ko uyasangiza n'abandi, hanyuma kugira ngo bijye bikorohera kubona amakuru atandukanye mba nashyizeho. Byaba byiza usubscribings kugira ngo ubutaha andi makuru nshyizeho ujye uyabona byoroshye. Ngenda nkora mu byiciro bitandukanye, nkabashakira amakuru ku bijyanye n'amashuri, abashaka kuza kwiga, nkabashakira amakuru ku bijyanye na immigration, nkabashakira amakuru ku bijyanye n'akazi. Ndimo ndanatekereza no kuntu abantu batekereza ku by'amaviza yo gusura. Ibyo nabyo nshobora kubibahaho amakuru, mbese ibyiciro bitandukanye bya opportunity zose ziboneka muri Canada ku munyamahanga. Ngenda mashakira ayo makuru nkayabagezaho. Murakoze rero, mugubwe neza, turi kumwe naho ubutaha. Ciao ciao.